ni iki urimo kwiga mu bihe urimo guca? Ni iki niriye somo urimo kwiga? Ugomba gushakisha isomo urimo guca kuko Yozefu ibyo arimo aracamo byamusigiye isomo byamufashije mu Misiri imbere. Isomo abantu benshi rero baca mu isomo ntibamenye ko baciye mu isomo, kubera gushaka kubyirukana, kubera kubihunga, kubera kubikwepa, kubera kutabishaka. Ariko hari by'Imana irimo kukwigisha, plus ubyiga vuba, plus ishuri rirangira vuba. Rero muri iyo periode buturacamo hari ibindi umwanzi agenda yinjiza, bamuka Potifari bakatwifuza. Abo bose rero nabo ugomba kubamenya. Ibyo rero nabyo bibaye ugomba kubihunga, kubera ko bije kwangiza cya gishoro Imana yashize muri wowe. Yari kurangira kwa muka Potifari bajyamanye babanye, akumva nibyo, akumva promotion yararangiye, nagezeyo meze neza, ndakunzwe, mfite faveur kuri uyu mudamu, kamuha ibyo ashaka, bakojya bikorera twaho utandukanye aho ngaho. Ariko avuga ngo nakora icyaha icyo mu maso y'Imana gute? Apana mu maso ya papa, apana mu maso y'uriya mugabo wari wamuhaye icyo gikundiro n'ibindi bitandukanye byo kujera inzu yiwe. Ariko aramubwira ati ntabwo nakora icyo cyaha mu maso y'Imana. Rero uyu mwana mu kugenda kuwe no mu gishoro cyiwe, mu bintu byatumye arinda igishoro Imana yamushizemo, na amahitamo yagiye agira atayatewe n'ijisho ry'abantu, ariko yatewe n'ijisho ry'Imana. Mu mahitamo tugira ya buri munsi atuma twarebeye mu maso y'Imana, no mu kureba mu maso y'Imana bituma turinda igishoro Imana yashize muri twebwe. Ariko iyo turebeye mu maso y'abana b'abantu, igishoro Imana yashuye muri twebwe dushobora gitakaza. Yareba amaso ya Potifari na yahari, yareba amaso ya papa na yahari, yareba amaso y'abarinzi bakorana aho ngana yahari, yari kujyamana mu Potifari. Ariko ko yari develop ikintu cyo kureba amaso y'Imana kuruta amaso y'abantu, byatumye avuga ngo nakora icyaha gicyo gisa cyo mu maso y'Imana gute. Imana ye yari kumwe nawe iwabo mu mwobo, mu bucakara, Imana amaso ye yari kumwe nawe. Niyo mpamvu irivuga ngo uzagukoraho azabakoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Ese iyo witegereje mu buzima bwawe ibikubaho byose bibaza yuko byakoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Abantu bageze muri iyo dimension n'abantu ba developé yuko Imana ijisho ryayo baribona mbere yuko babona ijisho ry'abantu. Rero iyo ufite understand, iyo ufite ubwo bumenyi, iyo ufite kukureba muri ubwo buryo, bituma igishoro Imana yashize muri wowe kirindwa neza, kuko si wowe ukirinda, nta maso y'Imana akuriho. Ndetse nawe igihe cyose ugiye gukora ibintu ubizi neza yuko amaso y'Imana akuri. Rero yo ugomba rero kurinda Imana yagushizemo, bizatuma uhitamo neza kuruta guhitamo nabi. Noneho uzashobora guca gishoro Imana yashize muri wowe nikizahombe, ariko kizabashe kunguka mu iherezo. Rero Yozefu byarabimenye, ahunga muka Potifari avuga ati nafuma musigira n'uyu mwambaro, usigarane ngende nsuzugugwe, ariko susuzugugwe imbere y'Imana. Suzugugwe ariko sinakazi gishoro Imana yashize muri twebwe, muri gihe nemere fungwe, naje no gufungwa murabizi, ariko yanze gutakaza igishoro Imana yashize muri yisanga muri prison. Ishuri rirakomeza, naho aravuga ati Imana hano ngomba kwigira ikintu gishasha. Naho ahigira gusobanura inzozi, nkuko mubizi yavuye iwabo se amusobanura inzozi, ariko agaze muri prison. Ishuri yari yinjiyemo ryo kwiga gusobanura inzozi naryo aragiga rirangije, yisanga imbere ya Farao amusobanurira inzozi yari yarose neza mu bwenge bw'Imana. Ndetse aranavuga ati inama mbagira nuko mwashaka umuntu ukomeye w'umunyabwenge wasobanura inzozi. Nta kazi yigeze yisabira, kuko byaciyemo byose ntiyigeze yisabira, Imana yagiye imuha. Ayo ni amashuri yagiye yiga, yagiye acishwamo n'Imana kugeza naho Egiputa bayimuha atayisabye. Wowe uyu munsi byose urimo kubisaba, ese umaze guhabwa bingahe? Usabye byinshi umaze kugera kuri bingahe? Waretse Imana ikakwigisha kugera mu rwego aho uhabwa ibintu utanabisabye, kubera yuko bigishijwe n'Imana. Imana yashuye muri twebwe, amaso yayo aturiho akurikirana igishoro cyayo. Iyo twamenye yuko amaso y'Imana aturiho, ntabwo dusubira kandi kubesheshwa n'amaso y'abantu n'iby'abantu. Ese abantu bazavuga iki? Ese abantu bazambona gute? Ese abantu bazasuzugura? Ibyo byose ntabwo usubira kandi kubireba. Ureba ijisho ry'Imana, wareba rihamanya nabyo ukabikora, wasanga Imana itahamanya nabyo ukabireka, kubera ko hari indi jisho rikurinze usibye ibyayo. Imana bamugisha, Imana ibahezagire, twiyumvire ku gishoro Imana yashuye muri twebwe, ntitugihombeshe, ariko tucungutse mu iherezo ryayo. Yesu bamugisha, Yesu abahezagire.